ndagira ngo mvuge ibimenyetso byerekana yuko uri muvugana n'Imana. Ibimenyetso byerekana ko uri muvugana n'Imana, muri uwo Imana muvugana atari nyabingi, atari anko, atari tonto, atari tantine, atari cousins, naba cousins bacyane, atari bakuze n'abakuzine, atari bande, no, atari ba muyomba. Ni Imana muri kuvugana. Yego. Ndagira ngo mvuge ibimenyetso byerekana yuko uri muvugana n'Imana. Ibimenyetso byerekana ko uri muvugana n'Imana, muri uwo Imana muvugana atari nyabingi, atari anko, atari tonto, atari tantine, atari cousins, naba cousins bacyane, atari bakuze n'abakuzine, atari bande, no, atari ba muyomba. Ni Imana muri kuvugana. Yego. Nabunze abatirijwe ariko yari umwana. Ariko Imana yaramusanze. Yes. Mu nzozi. Iramubwira. Ako wumve akantu nkuyemo. Ntabwo yarazi ibyo ari byo. Ako habayeho hagati ye n'inzozi ze, habayeho umuntu uza kuzihuza akabyumva. We ntiyabyumva. Ntabwo yabyumvaga. Ariko yagize ate, yarose. Abura ubusobanuro, abura icyo bivuga. Yego. Ntiyamenya icyerekezo. Ariko hakenewe. Yego. Yakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana umubwira uti yaravuze ngo ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi ino yeretse umwami Nebukadineza ibizamuhe bizaba. Inzozi n'ibyo werekewe mu gisasiro n'ibyo ibi, nuko byabaye Nyagasani. Umva aheza amwereka ati ibyo werekewe, ibyo wari wicayemo byavuye ku Mana. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntababazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Gusuje kandi nguhaye ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nabundi turagarutse kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye, ndetse dutegurirwa na mushumba Ntambabazi. Yego, hari igikorwa mushumba yatuganirijeho yuko abantu bo ku Bumwe bw'Abera twazafatanya twese tugakora igikorwa cy'urukundo, gufasha abantu, abana bamugaye, babana bafite ubumuga. Yego, ni abantu bakunda kuba bigunze. Hari n'imiryango imwe n'imwe ibahisha, ifite abana bakabahisha kuko bafite ubumuga, bakumva bari bonyine ntibabashe gukina. Ariko turagira ngo tuzabane nabo, tubafashe uko dushoboye, tubaremere ibyishimo.
ibyishimo, tubaganirize, tubane nabo. Mushumba, ndumva watubwira byinshi kuri byo kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze cyane. Mbere yuko bivuga nuko nkuko nabisobanuye mbere, ndi umwe mu bantu b'abayobozi. Yego. Twe twitwa abakorerabushake. Yego. Ntabwo duhembwa na leta, ariko dushinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu, cyane cyane ihohoterwa ku bana bato n'abantu bafite ubumuga. Yego. Ubwo rero mu kagari mbamo kitwa Ntunga, mu murenge wa Gahanga niho nkorera. Yego. Numvaga rero nifuza ko barya abana n'abari abantu bafite ubumuga ko twazagira igihe ubumwe bw'Abera Ministries. Ndabikunda cyane, numva nubwo mbishinzwe nk'inshingano, ariko nshaka abantu bamfasha. Wowe ubona wabyaye abana bawe ukabona barakuze, ukabona umeze neza, wowe utarahohotewe, nawe ugeze guca mwihohoterwa uri umwana, nagira ngo dufashe abantu nubwo ko by'ukuri numva nifuza kugenda nkagera ku mwana mu rugo aho ngaho nkamuvugisha n'umuryango, tukanamushyigikira nawe akagira bya byishimo. Bariheba nuko hari abakingiranwa, hari abafatwa, hari byinshi cyane. Wowe ubona rero uri muzima, umenye neza ko nta ruswa watanze uvuka. Mureke dukore mu byishimwe, kandi ndumva nsaba ninginga ko bazanyemerera uwo munsi tukitwaza kamera, nubwo tutazigera dufotora abo bantu bafite ubumuga, ariko ibyo dutanga babibone, tunabaganiriza mbere ikiganiro, peka nta wa muntu abone ko abantu bamutekereza. Imana ibaha umugisha. Ubwo rero wakwifuza kugira icyo akora, nimero iri hasi muri turayipininga hasi kugira ngo biborohere ubashe kugira icyo ukora, unatuvugishe ku bisobanuro birambuye. Ngayo nguko nuko igikorwa cy'urukundo tuzagikora. Ubwo Mushumba azatubwira itariki, ndetse namwe muri kubibona mushaka kugira icyo mukora. Ubwo byaba byiza bikozwe vuba, tukabitegura ntibyateguwe, abantu bakabitegura, muze abantu bamfasha bakabitegura, nto tukahamagara ko n'inzego zirimo n'inzego tuziganiriza. Ari abantu n'ukuri barabaye pe, birumvikana. Ngiye bushize n'abasuye kuri Noheli na Bonane, ukabona ari kandi nta n'ikintu mukoreye kigaragara. Abakeneye umuntu umuba hafi, umuganiriza. Utandukanye ko no mu rugo bamenya kuje kumusura kamukarajya akora ibintu. Abana, iyi miryango rwose, aba bana, abantu bafite aba bana bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu, n'abakuru, ni abantu nk'abandi. Mukorera ibyo wagagombye gukora utitaye yuko hari uje kumureba. Bundi gukora neza no kubyuka, ariko jewe kuba ndiho natanze iki bwabyo bisobanuye ikintu cy'ifite. Ntabwo ari ngombwa ngo uzakarabya umuntu ari uko hari abantu baje kumureba. Oya, n'ubundi mu buzima busanzwe abagomba gusa neza, abagomba kurya mu gihe bihari, abagomba gusa neza no kugira uburenganzira bwo kujya aho abandi bari, akaganira, akabona uburenganzira bwe bwuzuye. Murakoze cyane rero Mushumba, turakomeje. Muri uyu munsi udufitiye iki ugiye kutuganiriza? Uyu munsi nagira amaso ijambo ry'Imana muri Yesaya 30:11 haravuga ngo, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse mu mutima inyuma rivuga riti, iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndetse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana haravuga ngo, izanjye ndazizi nzihamagara mu izina zikanyitaba, nta wundi muntu uzakwitaba. Uyu munsi rero ndagira ngo mvuge ibimenyetso byerekana yuko uri muvugana n'Imana. Ibimenyetso byerekana ko uri muvugana n'Imana. Muri uwo Imana muvugana atari nyabingi, atari anko, atari tonto, atari tantine, atari kazini, n'abakazani bakene, atari bakuze n'abakuzine, atari bande, no, atari ba muyomba. Ni Imana muri kuvugana. Urumva? Abasonje mu kigiye ngo uzumva njya guca burya amaso ngo mvuga ngo muri kuri inyuma. Kandi nayo hane gakugo cy'Ipatima ngo mvijwe inyuma yiwe. Hare by'ukuri abango intama zanjye ndazumva. Ndetse no muri Daniel 29 hari amagambo bisobanura n'uburyo cyumva kuri muvugana n'Imana, atari abantu muvugana, kandi ubuti koko navuganye n'Imana kweri. Navuganye n'Imana ukumva niyo, kandi ukumva ukwiye kubihamya. Burya abantu benshi cyane uzasanga bashidikanya, ese niyo siyo, akabura uburyo n'ikibimuhamiriza koko ko ariyo bavuganye. Buce 29 aravuga ngo nuko byabaye Nyagasani watekerezaga. Ni Daniel 29 ngo nuko byabaye Nyagasani watekerezaga uryamye,
ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. Yego, we arimo arasobanurira umwami Nebukadineza ibyo yarose. Yego, ati wari uryamye iwawe kuko niko warose, ariko n'Imana yagusanze ikubwira ibyenda kubaho n'ibizaba mu gihe kizaza. Urumva za nzozi noneho ndazumva. kandi Nebukadineza ntabwo tuzi idini yasengeragamo. Nebukadineza nta nunzi aho batirijwe, ariko yari umwami. Ariko Imana yaramusanze mu nzozi iramubwira. Ariko wumve akantu nkuyemo, ntabwo yari azi ibyo ari byo. Ariko habayeho hagati ye n'inzozi ze, habayeho umuntu uza kuzihuza akabyumva. We ntiyabyumva, ntabwo yabyumvaga, ariko yagize ate, yarose, abura ubusobanuro, abura icyo bivuga, ntiyamenya icyerekezo. Ariko yakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana umubwira uti warose. Yaravuze ngo ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi ino yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaba. Inzozi n'ibyo werekewe mu gisasiro n'ibyo ibi, nuko byabaye Nyagasani. Umva ahise amwereka ati ibyo werekewe, ibyo wari wicayemo byavuye ku Mana. Cyambere cyerekana ko intama uziteka avuga ngo inzozi ziguhesha umugisha, zikwigisha kurekura, zikwigisha uko wirinda, uko abana n'abantu, n'icyo kwitonderwa mu buzima. Ambere na mbere tuvugana n'Imana mu nzozi. Mu nzozi, yego, twarabibonye kenshi. Ziguhesha umugisha, zikwigisha, zikurinda, izigusaba kwitonda no kumenya ngo urabana nande mu bintu. Ziburira, zimenyesha, zitegeka, ziyobora, zinahagarika, zinaburira. Ngo stop. Icya kabiri, kuba warose nk'urugero, yego, ariko hashira akanya hakaza n'ubwira ngo jewe kandi ngo nakuroteye gutya, ugasanga ibyo umuntu abwira yakuroteye ntaho bitandukanye n'ibyo yagize gute, n'ibyo warose warose. Akaza aje gukonfirima icyo warose utaramenya. So nubona bigenze gutyo umenya ngo ni Imana turi kuvugana. Umuntu ukarota wowe ubwawe, n'undi muntu akakubwira ati nakuroteye gutya, kabone nubwo wazisobanukirwa. Ariko umuntu aje avuga exactly za nzozi warotaga, atari ko nakuroteye uko nguko, hari amakano kibanga gusa yumubwira ngo Imana iguha umuco, ukamubwira ngo ko nanjye ntazirose, ariko oya, ubimenye wicecekera, umenye aho byavuye, ko ashobora gushyekirwa ati Imana yavuganye nanjye. Hari umugabo ujya nkurikira akantu yambwiye ni inshuti yanjye, ariko yabimbwiye numva sinshatse kubiha umurongo munini cyane. Ati tuvuye ahantu umudamu mukiriyo, atariko nari nabwiye umugore ngo Yesu agiye gupfa, ati mavanye imbaraga ko ndi umuhanuzi ukomeye. Ese Yohana akagiye kubyara, none akagiye gupfa, ntiyogereye gufashwa. Urumva we yahanuye ko Yesu umuntu akwiye gutaha, nje numva ntakavuze ko nishimye, sinzi ko ushaka kunyumva, ariko buri ndi kubyumva. Ntabwo ari iby'ibyirato, kuko nta muntu wakize. Yego, ndiza bwira umuntu Imana yambwiye ngo madamu agiye kurwara ukuboko kwaturika igisebe, nta minsi ibiri cyahise kiza. Ati Imana yawe numva mfite akababaro, kuki nteretswe ko nagihagarika kigahagarara, kuki cyaje, kuki yanize kubabara gutyo kandi nabihanuye. Urumva hari ukuntu iyo ugenda uba umuhanuzi w'ibyiza n'amahoro no kwihangana, ni ukuri Imana ikunyuza nk'ibyo bintu, ukibona ko muri we hari icyo kintu kiba kikuriho. Yego, inzozi zikwereka ko uri kuvugana n'Imana. Mu gihe warose inzozi ariko hakaza undi muntu apana uzirotora, ahubwo at the same time inzozi yakuroteye zisa n'izo warota, zijya gusa n'izo warota, aho rero hamenya ubwenge ngo Imana iravugana nanjye. Kandi ugasaba ko ari ibintu by'imbaraga, ari ibintu byiza bituma umuntu ashaka guhinduka bikamugendekera neza. Yego. Ikindi, kuba umuntu mwicaranye akuganiriza ibisa neza n'ibyo warose, noneho we ntabwo ari inzozi, ahubwo ukabona ateruye nk'ikiganiro gisa nk'ibyo warose, ariko kivuga bya bindi warose, gifite n'umwanzuro. Yego, menya ko orientation y'Imana, ngo siwe ndi kuvugana nawe, ahubwo ndi gukonfirma icyo yambwiye. Yego,
tuvuge inzozi warose yenda uko azisubiramo ukumva uragenda uhishura urwizi iwawe kandi ntacyo uvuze, aho naho niba uri umunyabwenge funga mudomo, ni ugutuza gaceceka. ati Imana ishimwe yayenze gutyo, ati se nta bindi wabonye, atese ko umuntu arota byinshi kuko nawe ntawamenya. umushinga wose ukiri ibanga n'ibanga Process. ushyire ku musozi. Ikintu cyose cyakora hari ikintu nakwigiyeho, kutavuga process. Oya ntabwo ari ngombwa. Yego, ni inzozi zikwereka ko uri kuvugana n'Imana. Ikindi ni ukubona ikintu wasengeye ariko ukabona kikunyuza imbere mu buryo buri fizike, ubirebesha amaso utari mu nzozi. Noneho nushaka niba ariko niwazijyamo n'ubundi ukora ibikorwa runaka wateye mu nzozi, nabyo bisobanura ko Imana iri mu ruhande rwawe. Harimo kurota ifunguzo. Izi nzozi ndimo mvuga ni izerekana ko urimo uvugana n'iki n'Imana ubwayo. Ifunguzo kandi uzigendana, kumva ijwi n'amatwi cyane, kumva ijwi no muri we waryumvamo, rega si ngombwa imbere muri we waryumva rivugiyemo rwose. Imana ihezwa se? Oya, nta na hamwe. Kumva noneho Imana uvugana nayo mu nzozi, ukagira ibintu yishimira bibwira, ukabibwira n'ibyifuzo utaba ufite mu byo wakoraga. Menya ngo ndimo ndaganira n'Imana, ntabwo ari tonto Stantine so kwama wacu bitangwa ngo haryo ngo kurota ngo nguroye ngo ni ibitekerezo bye, ngo ni iby'imiruho, ni iby'iminaniro, ariko ntabwo ariko kuri wabitangiye usenga buje usenga kandi urigendeye. Kandi ko kura performance uranakoze, ariko bisaba ko umenya ngo hirya yibi hari n'ibintu ushobora gukorwa. Umuntu akitinya akamenya ngo ngomba kugenda ku kintu cyose ntuje kandi bucece ntarinze kugira akavuyo nka kakera. No kuvuga ngo uko kumva ijwi muri wowe rivuga, wanarangiza ukabona kimwe cya kabiri ikintu wasengeye kigusanze aho uri, cyangwa cya gatatu, menya ngo ubu ni breakthrough, nciye muri bino bibazo bisosimo kandi Imana yagiye kumfasha muri byose. nuko bisohokamo ibyo bibazo wari urimo. Ikindi ni ukuvuga ngo ndabona ahangaha ikindi rero nshavuga ni ukumva ijwi nabivuze, no kurota usenga uririmba uri mu rusengero, worship. Ibyo nabyo bigaragaza ko ikiganiro urimo muvugana n'Imana ishobora byose. Urota usenga uririmba, umuvugana n'Imana ishobora byose kandi ugenda utabarwa n'Imana muri iyo nzira. Yego. Ibyo rero ku muntu birota akabibona, ntiyagombye gucogora no gucika iryo bwo yamenye ngo ndimo ndavugana n'Imana, no sabano turimo tuvugana saba ngo n'Imana, Imana ubwayo. Tugarutse ku by'uriya mwami Nebukadineza, Daniyeli ajya kumurotorera, Bibiliya yavuze ngo ni Imana ubwayo. Ngenda garuka ku kantu k'umuhuza w'inzozi n'ubusobanuro bwazo. Hari igihe uba udasobanukiwe ikintu ukakibona, ariko ukaba ukeneye undi muntu ugufasha kugira ngo usobanukirwe. Ari nabyo uri kudukorera ahangaha. N'ubundi ntago twagenda tutavuze ngo mu gihe wabirose, kuko twarabonye ngo inzozi zigira ibice bitatu. Yego. Uko zatangiye, hagati uko zagenze, uko zarangiye. Mu gihe warose ibyiza urabisengera bikaza bitanyazwe n'umubi, ndetse n'igihe warose ibibi urabisengera bikavaho. Yego. Ubwo rero umuntu warose inzozi nk'izi ngizi biba
bavuze ko agiye kwakira umugisha avuga ko avugana n'Imana nubwo ari muri za obstacle nyinshi ari mu bintu biteye ubwoba urahacira ko ariko byibura ijwi ry'Imana riri muri we yaneta Imana izamusubiza kandi mu umubabaro ubwo ashobora kuba yavugaga ati se umuntu ushonje umuntu uri guca mu buribwe umuntu uri mu bushomeri nawe yavugana n'Imana birakunda cyane kandi gahunda sigira ngo warota bino bintu kandi bifite ubundi ntabwo wahabwa ntabwo umva ibyo ufite nibyo nkono uherwe kugira ngo bitunge yego nshaka kuba muri iri jambo iyo tutangiye kumva ijwi ry'Imana muri twebwe yego tuba twitandukanye n'umubiri wacu n'abantu twumva dushaka gufokasinga yego tugere ku ntego runaka twifuza tudahuzaguritse rero by'ukuri nagira ngo bankurikiye bose Imana ibampere umugisha kandi Imana ibatabare muri byose. Shalom shalom shalom.